guseba ni ukubera ko uba wakoze nabi kandi udashaka inzira zawe kandi udashaka no kugira ngo ubane n'abandi, ukaba akantu k'akagegera k'agasambo k'akayuku ukarya abandi. Nk'aba bahanzi ureba nyine nicyo gituma uramo batandukana, umwe agakora ibye n'undi agakora ibye. Ariko arashaka kwambura u Rwanda uburenganzira bw'abahanzi, arashaka kugira ngo arebe uburenganzira bwe, nangwa arashaka kugira ngo arebe ko yagarura ubuhanzi, kuko yagiraga neza pe. Koko wakuba ngo kurya abana ugasanga umuntu abaye impyisi. What the meaning of impyisi ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba ari sauvage. Turi ibisimba bifite ubwenge, turi ibikoko bifite ubwenge. Ibikoko burya nta bwenge bigira, nitwe tubidirija n'Imana yabivuze ngo ni Imana yavuze ati muntu gerageza uyobora ibikoko. Urambaje ndamufite mu rugo ndamusanga. Bye bye. Bye. Niko bawitonze nawe. Neza ku nasikia. That's coming in. Yes, ni Netolax TV ndi kumwe n'umunyabigwi ni Kanyombya, yakoze ibigwi byinshi cyane, y'abantu bose bamubonye baramuzi. Yeah. Ikimenywa na bose. Yeah, thank you very much. Kanyombya, ubuzima bwawe buhagaze gute akagari? Udatuma nkubwira nabi, ariko rero ndabona ngasanga waje n'ibigwike byawe uza wishimye n'ibyishimo byinshi cyane ngo wambonye. Ndi igikisi. Uri igiki? Wowe wumva uri igiki muri wowe? Numva ndi icyo ntazi. Uri icyo utazi? None se uranzi? Uranzi busanzwe uranzi? Ndakuzi. Mama yitwa nde? Data yitwa nde? Mukuru wanjye yitwa nde? Nta bantu uzi, ni ukuvuga ngo nawe ni wowe icyo ntazi. Kubera ko wowe mu bwenge bwawe uje gushaka umuntu utazi, udafite biography ye, utazi na icyo twita amateka. Uranzi nakoze iki mu buzima? Wakoze iki? Witwa Kanyombya, wakoze ibigwi? Ibihe filime nyarwanda. Eze gukina filime abacuruza agataro ntabwo ari abantu, ntabwo ari amateka se. Kandi umuntu agacuruza agataro agakira, urabazi benshi bakiriye mu mujyi hano, urabazi nyine nabuze muhe mujyi ariko urabazi. Aho Kanyombya dusubiye inyuma. Ngaso ntabwo yakize se. Ntawe ngira. Papa wawe ntawe ngira. Ntawe ugira ariko agusize mu mari. Urayiriye pe urayimaze. Ndimbati ko mwabanye ngo mu gisirikare afite irihe peti? Ntago muzi. Afite irihe peti? Ntago nakoranye nawe. Wo ninde ni Ndimbati? Ndimbati. Ibyo nabyo uvuga Ndimbati namuzi akina utuntu nk'utwo twejo bundi, ariko ntago muzi. Akavuga ko ari umudemo. Nabanye nawe se? Ngo muri batayo. Jewe ku izina rya Yesu sinabanye nawe. Ibyo bintu uvuga ntago mbizi. Nuvuga ngo muri kudushakisha nk'abanyamakuru mushaka kumenya ubuzima bwacu nangwa se amateka yacu, ariko simuzi. Ngiye muzi mu mafilime. Si umugabo ufite ubwanwa butumbye gutya no gusa n'umusaza ari umusore. Ese ubona atari umusore? Reka yarashaje, yarashize. Urareba ugasanga uriya adafite imyaka nka 50 irenga. N'abana arya? Abana arya? Abana arya ni ibiki? Arya abana se mwigeze mukora burushete y'abana? Sisaba si ifotozanya nawe. None igihe ubutanije n'umwana ubu muriye. None ubana mu ifoto ukajya kumurya. Ase Kanyo tugarutse muri iki gihe amaterime y'ubu ngubu kurya abana nta gikwe, hari amaterime make uzi y'urubyiruko kuri yego urakoze cyane, niho mugiye kuyobera. Nuvuga ngo mwebwe mugenda muhimba utuntu n'utundi ariko tuyobya umuco nyarwanda, ngo kurya abana biriya ni biki? What the meaning kurya abana ushobora gusanga umwana mu muhanda ukamurya. Niko kwa kundi usanga muri Portugal barya abana nangwa ukarya umugore. Ibyo nibyo koko wakuba ngo kurya abana ugasanga umuntu abaye impyisi.
what the meaning of this ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba ari sauvage. Turi ibisimba bifite ubwenge, turi ibikoko bifite ubwenge. Ibikoko burya nta bwenge bigira, nitwe tubidirija n'Imana yabivuze ngo ni Imana yavuze ati muntu gerageza uyobora ibikoko. Natwe turi ibikoko ariko mu bikoko. Ese ubundi Kanyombya mu buzima bwe yigeze aseba? Nigeze seba ryari? Nta kintu wari wakora ugaseba? Seba kubera iki? Wakoze ikintu ugaseba? Kereka ndi sebo. Nangwa ndi Yves. Yves uriya ukuru w'intuza de close up. Uriya arasebye waraye ahubwo ari umuntu usebeje. Aramusebeje pe. Ese ntabwo wigeze useba wowe? Icyo bapfuye ntabwo nyizi, niba amafaranga zimbizi ariko mbabarira. We ntabwo wigeze useba? Seba kubera iki? Nabuze iki? Ntacyo ushobora kubura kubera ko guseba ni ukubera ko uba wakoze nabi kandi udashaka inzira zawe kandi udashaka no kugira ngo ubane n'abandi, ukaba akantu k'akagegera k'agasambo k'akayuku ukarya abandi. Nk'aba bahanzi ureba nyine nicyo gituma uramo batandukana, umwe agakora ibye n'undi agakora ibye. Ase Kanyombya uzaba ari abahanzi bande bo mu Rwanda? Ubuse mvuye mu rubanza kubusa. Nagiye mu rubanza ejo bundi mbona umuntu ushaka kugira ngo asebye abandi. Ninde uwo nguwo? Ntabwo muzi, nzamuvumba. Ariko arashaka kwambura u Rwanda uburenganzira bw'abahanzi, arashaka kugira ngo arebe uburenganzira bwe, nangwa arashaka kugira ngo arebe ko yagarura ubuhanzi kuko yagiraga neza pe. Ariko rero nabona ubuhanzi bwe ngasanga wapi ari kubwangiza. Ese uko biri kose ndareba ngasanga ese ubundi Kanyombya wowe muhanzi wemera mu Rwanda? yarayobye ni uwo nguwo. Uwuhe tubwira izina uvuge ngo uyu muhanzi ndamufana? Ni Kanyombya. Oya mu ndirimbo mu baririmbyi. Mu ndirimbo Feto muririmbye tugiye kuririmba ejo bundi watari umunyeshuri wiga amashuri makeya, ndashaka kumuzamura kugira ngo turebe ko twazamuka kuko abari mu bungo ngo ni hip hop ngo ni Try Queen, I don't know. Yitwa nde? Yitwa nde? Ntabwo mureba se? Wese. Awe ni ko. Ngabonziza ntabwo umubona wakoraga muri Rotracom. Ngabonziza wakoraga muri Rotracom Jean Marie Vianney. Yari umuhanzi mwiza ariko babivamo birapfa disi. Azezanye uramutse ugiye nko muri City Town ukajya nko muri Essence ugahuramo na nyakubahwa akavuga ngo nsaba ikintu kimwe, wamusaba iki? Nyakubahwa ninde? His Excellency. Uzakora ishyano. Wamusaba iki? Yagiyemo wigeze umubonamo? Muramutse mubona. Uzakora ishyano ntabwo ajya asasa. Ariko muzajye muvuga ibyo muzi n'ibyo musaba n'ibyo musabiriza nangwa se ibyo mureba nangwa se ibyo mushaka. Umubona he? Wagiye kumushaka? Uzajye kumushaka ejo. Muhuye se? Muhuye nawe he? Aha mu nama cyangwa he? Hari abantu bigeze kumbaza ngo mbese wahura n'Imana? Imana se ndayizi. Ntabwo uzi Imana Kanyombya? Ntabwo nyizi. Ntabwo usenga se? Senga nyisenga he? Wari wambona senga? Abantu basenga se? Urabaza ubugambo ngo mbese ngo uzahora ibyo bintu uvuga. Ese nkora muri minisiteri? Wari wabona ngo nta administration mfite mu Rwanda, nta administration muri minisiteri, ntabwo nigeze mpabwa ubwo butegetsi. Nahura nawe gute ambwira ati byagenze bite? Ese urumva nta hantu mwahurira? Oya birakureba nk'umuturage. Hura nawe se nshaka iki? Kereka abafite ibibazo bagenda bagahura nawe bakamubaza ko ni umuyobozi ureba igihugu. Ariko ikintu kimwe namwe mubaza nk'ibicucu. Bande? Mubaza mwebwe abanyamakuru. Wowe nka Sebo urabaza ngo uhuye ariko mufite ishyushyu ryo kugira ngo mpure nawe. Ushobora guhura nawe simbikubwire, nahura nawe nkabikubwira kuko ari ishema rikomeye, kuko nawe ugira ishema kubera ko mbajije ko twahuye ukabimenya. Ariko rero wimbaza ngo uhuye nawe se, nahura nawe bishatse najya kumushaka ngahura nawe. Ikibazo ushaka ni iki?
ariko niba utashaka ibindi SMS uramaze mbaza, ariko aba bana ndaje bashaka kuzana utubazo tudashobotse. ase Kanyo ukunda kunywa iki? Wigeze usengerera se? Nyine ukunda kunywa iki? Ntabwo ndusha amafaranga ndisengerera. Urashaka gusengera se? Ukunda kunywa iki? Waje umukobwa twari kumwe akanywa ji. Akagwa? Akanywa ji. Wowe unywa iki? Nuyigure ya ji yo kwa Nyiragarama. Wowe se unywa iki? Nigusabye yo kunywa se? Unywa iki? Nta nyota afite. ase Kanyo k'abantu bagushinja Nk'ingetura nkawe wewe wagira icyo ungurira ko nkuru. K'abantu bagushinja kugira umushiha. Jyewe umbaje ibintu by'amafuti ndagushiha kabisa. Kumbwiye ngo wabona excellent. Ni igikinisho se? Arewe. Without njya kumushaka se mushaka wiki. Wese yanshatse akambwira ati ndagushaka gwino. Niba hari ikibazo afite nanjye ntabwo hari ikibazo afite, ariko ikintu kimwe mushaka mwebwe murabaza mukabaza na nyiramukurira. Kanyo twarebanye match y'Amavubi, gira ijambo igiye atsindwa na Uganda, gira ijambo rimwe uvuga ku mutoza w'igihugu. Nta kibazo afite. Ikibazo kiriye ku ikipe yatoje nabe aratsindwa arataha, ntabwo zindi badatashye sinzi ko igihugu kizamugenera, ariko zurashaka niba yaragiye agatoza nabi agomba kubona ikibazo. None se watoje abantu bakaba bazima, ntihamugenda mukaba imisuru yanyu mukatoza abantu atoza ntabwo ari bazima. bamwe imisururu se bazamemera nibuze kwise. Nyine abantu atoza ntabwo ari bazima. Oya ni bazima ariko bagomba kumera neza bakamenya icyo bakora, icyo bakurikira bakagikora. Ikibazo wanakiriho toka makakuweye ura ibyumba zurabize imbesire. Ni ukuvuga ngo umutoza nta kibazo afite, ariko abatoza niba bafite ikibazo. Yitwa Mashami Vincent, nta kibazo afite. Abatoza nibakurikira. Niba mwarimu akubwiye ku ishuri itonde gicucu, kuko iyo umwana bamubwiye ngo kurikira gutya kurikira gutya A B 1+1 ntabikurikire byarangiye akajya ajyanye mu kibuga agatsindwa, ugira ngo mwarimu ntabwo yabigishije. Iyo umwana adakurikira se bamwita ikigwari. Ikipe yacu tuyihorere. I don't know, sinzi ukuntu meze, ntabwo ndi umutoza, ntabwo ndi mfite ikipe, ariko ndakina umupira, mais c'est grave pour notre équipe. Wakinnye umupira wowe? Itonde ni wowe ukinira na nyoko na so. Toka no tu fais le fucking là, urakora fucking, sinzi impamvu uri kumbaza ibintu nk'ibi. C'est grave. Wowe uri fucking déjà. Ese washingira ku kivuga ngo ahubwo ndakongera kandi uyu munyamakuru ni fucking. Umunyamakuru iyo fucking uri gikiza. Nta ngofero wambaye, ntabwo nkanga, nturi umupolisi, nturi umusirikare, ntacyo wakoze, uri umusiviliani mwe sinzi n'ibyo uri byo. Ibi bigajya umwa ibyumba urabona ugasanga bizakumera neza. Ahubwo uri umunyamakuru, ahubwo wago transfer ry'ibyumba. Ibyumba gukora iki? Kujya kubaza, kuko Kigali ifite abantu bafite nuza icyo bita, ugomba kuba uri umutalamu. Ako Kanyo iki cyaha wagihanirwa cyo gutuka umunyamakuru? Njye ndiki wowe suri umunyamakuru wahe ukorera icyo gitangaza City Radio ntabwo nayikoreye. Witwaga nde? Abarezi family we. Umurezi nawe delezi ni ukuvuga ngo ni abarezi barera abana. Barera n'abantu. Icyo bisobanuye se? Education. Delezi ni mu Cyongereza basobanura ko ari abanebwe, ariko niyo ntabwo n'umunebwe. Delezi tubavuga abarezi family. Ariko ubundi Kanyo urateganya gusubira mu itangazamakuru? Bafite amafaranga yo kunyishyura. Barakwambuye se? Oyaye yari menshi. Urushatse kuvuga ko ubona, ariko hari ikintu ushaka kubaza. Ariko ndebera de ko ufite umunwa w'umutuku warahiye nangwa n'ibiki, wari umuriro. Ese ko ufite umunwa ufite inkovu bagukubise? Ndabona ngasanga ufite umunwa w'umutuku usa n'umuriro warahiye n'ibiki. Ahubwo se ko ufite umunwa kurambaza ngasanga uri gushya mu nwa. Nje narahiye.
warahiye wahiye mu kanwa Ese Kanyombya- urabaza ibintu bidasobanutse ugiye gusubira mu itangazamakuru asubiramo kwenda iki ntabyo ushaka ntawe nsabye akazi niba ushaka kumpa akazi muzakama ariko ndagusaba amafaranga ukampemba ku gihe kugira ukavuga ati amafaranga igihe.com ubusa amafaranga wahembwa n'inkangahe oya ntabwo unyangaje wowe ugira radiyo ugira televiziyo aho ugiye wagiye witonda ku magambo ko ufite ibintu by'ubugambo ko tubana igihe.com si ugiye kuyikorera ntabwo bikureba ibyo ni imipango yanjye njye ndapanga nkamenya uburyo nkoreramo noneho Kanyo tugenda tugana ku musozo ntabwo ari ku musozo ndashaka kubaza ntabwo utumenye none ugiye kumbaza ngombaza ibibazo bitatu nka leta ibibazo bitatu urapatikanye sasa ibibazo bitatu ugiye kureba nka leta y'u Rwanda ugiye kureba uburyo iri gukoreramo ukareba uburyo yubatse ikubaka u Rwanda uko rumeze nka leta ya kera bimeze gute harimo itanduko kuko ubu ngubu leta yacu y'ubumwe yaduhaye iterambere icyo ni icya mbere ngiye kubaza ntambaza ibibazo ntabwo ugiye muri politiki y'umura ntabwo ugiye kureba nawe ndahita nkubaza ibibazo bitatu reka ngiye kubaza minagiri ubu dufite ibiryo biri kuza ku isoko ibindi bigahinduka kubera guhinga kwacu urabona turamutse duhinze imisozi yacu tukayishyiramo ifumbire byagenda gute nagishyiramo ifumbire tugahinga mu misozi imisozi idatuwe byakwera ugasanga u Rwanda rumeze gute ari rwiza wabona developa y'iki au niveau de l'agriculture y'ibyo kurya kubera iki ufite inzara mbi ndabona inda yawe ihombanye nanjye reka nkubaze urahombanye inda ni ukubera kutarya ahubwo wikundira inzoga reka nkubaze Kanyombya kuva mu bwana bwe amaze gusambana n'abakobwa bangahe urambaje ndamufite mu rugo ndamusanga bye Kanyombya witonze niko ba witonze nawe neza ku nasikia mani yagiye se Kanyombya yarasaze bro yagiye mani kagiye kari agasaza banyarwanda ibi narabibabwiye kugira ngo mubyemere neza mugende murebe ibiganiro byose Kanyombya yakoze nimusanga baramubazaga ikintu agasubiza ikiricyo Kanyombya yarasaze Kanyombya akeneye gutabarwa abantu mukurikirana sinema hafi mufashe Kanyombya ni umusazi Kanyombya nkubitiye mu kiganiro murabibonye ibi mbabwira ndi seriye si ugutegura si iki Kanyombya amaze gusara bro katinga ikiganiro Netolax mumbabarire meze nabi mbanze nge kureba nimba nta kibazo mfite umutwe uri kundya bro katinga man katinga ikiganiro